ibaze ufite inzozi zo kuzatunga miliyoni 10 bikarangira utsindiye miliyoni 30 mu mikino yo gutega. Umusore wacu urumva akimara gutsindira izo miliyoni nta kindi yagomba gukora ni ukugenda kubikuza. So yaragiye arabikuza, amaze kuzibikuza ubwo azishyira ku mufuka, afata akamoto byihuse ahita ajya ahantu mu iduka ricuruza imirimbo. Aho ngaho ageze yahasanze umukufi mwiza wa gold, arawukunda ahita wishyura amafaranga angahe? Miliyoni 10 cash kabisa. So arasohoka atega kandi kantu arataha ajya muri quartier, ariko agenda ari kuratira abantu, abaturanyi umva abajama bo muri quartier, ariko aho ngaho hari abantu bamuciye iryera kandi batari bamufiteho umugambi mwiza. Aha ngaha rero hari abasore b'inkwakuzi baramusatiriye bamwambura wa mukufi. Mu gihe kigerageza kubirukanka ngo agire nyine awugaruze, nibwo umwe yahise amwinjiza ukuboko mu mufuka ahita amutwara ya mafaranga yari asigaranye miliyoni 20. Bivuze ngo mu masaha make yari amaze guhomba miliyoni ze zose 30 uko yakazitsindiye. Moral of the story, gutunga amafaranga ni byiza pe, ntari biryabyo, ariko nanone jya umenya ko igihe uvuze ngo ugiye kuyereka abantu, hari abakwifuriza ibyiza n'abatabikwifuriza. So abo ngabo rero batakwifuriza ibyiza bagomba kugushyira hasi, niko bimeze mu buzima. Yes, God bless.